iminsi 40. Ni igihe kimara iminsi 40 abakristu bazirikana ku buryo bwihariye ibabara rya Yezu Kristu ndetse n'urupfu rwe, bizasozwa n'umunsi mukuru w'izuka rye kuri Pasika. Mukanya rero nko nahoze mbivuga, tukaba turi kumwe n'abanyeshuri barererwa mu mashuri ya paroisse maternelle, primaire na secondaire, aho bagiye kwizihiza ku buryo bwihariye igitambo cya misa cyo kuri munsi wa gatatu w'ivu, umunsi Kiliziya Gatolika yinjira mu munsi iminsi 40, urugendo rw'iminsi 40, aho bazirikana ubabare Yezu Kristu yagize kugira ngo wowe nanjye ducungurwe. N'umugenzo mwiza rero cyane cyane kuri aba bana bagiye kwerwaho, bafasha no kuzirikana bakiri bato ko umwami wacu waducunguye yababaye kubera twebwe twese, kugira ngo nabo bajye birinda mu buzima bwabo kumubabaza. Nkuko mubibona, korali iri budufashe kuhimbaza igitambo cya misa ni korali nanone y'abanyeshuri biga muri groupe scolaire Saint Vincent Paul Gikondo, ni ishuri rya paroisse. Abakristu ni urungano rw'abanyeshuri, urungano rugaragara muri uniforme yabo, uniforme iganjemo umuhondo n'ubururu, akaba ari abanyeshuri bo muri primaire, n'umweru na kaki ku banyeshuri muri secondaire. Aha rero akaba ari umugenzo mwiza wo gutoza abana gusenga. Ntabwo bihagije ko umubyeyi asenga, ariko iyo nkuko mu Kinyarwanda avuga ngo wiba ahetse ababwiriza mu mugongo, n'usenga ahetse ababwiriza ubahetse. Twese rero muri uyu mwanya twifatanye n'aba bana bacu, twifatanye n'urubyiruko rwacu, kugira ngo nabo binjirane na Kiliziya yose mu rugendo rutagatifu, urugendo rw'iminsi 40, tuzirikana ibabara ya Yezu Kristu, uko yababaye kugira ngo aducungure ndetse akemera no kudupfira ku musaraba. Igitambo cya misa kiraturwa na Padiri Isaac Izategeka, akaba ari omoniye w'urubyiruko, ariko akaba ku buryo bw'umwihariko ari na omoniye w'amashuri hano muri paroisse ya Gikondo. Tuhamagarire rero mwese kugira ngo aho muri batashoboye kuza mu gitambo cya misa, abaye iya mbere, abaye mu gitondo saa 12:30 n'iyi ngiyi, naho muri muzirikane uyu munsi, waba uri ku kazi, mu rugendo, cyangwa se aho waba uri kubera ibikorwa runaka urimo, uzirikane ko uyu munsi dutangiye urugendo twese nk'abashyize hamwe, cyane cyane kuko yubire turimo kwitegura tuzirikana icungurwa rya muntu. Iyo myaka 2025 ishize, Kristu yemeye kwiyugira umuntu kugira ngo aducungure, abyemeye, kandi yarazi ko byanze bikunze no kubabara azabara kugira ngo ducungurwe. Twifuje kugira ngo umunsi mwiza, uyu mwanya twese, baba bari hano, baba mwebwe mudukurikiye kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paul Gikondo, baba ababyeyi aho bari mu mirimo yabo, twifatanye n'abana bacu kugira ngo twese dutangirane urwo rugendo rutagatifu. Tubifurije umunsi mwiza, muri kumwe na Habumukiza Joseph hano i Gikondo. Kristo Yezu akuzwe. Mwabonye ko bari kubakamera, bari kureba abasakuza, muri kubireba? Mwabonye abanyamakuru? Mwitonde rero hatagira uwo afotora ari gukubagana. Abahagaze inyuma, hano inyuma ya korali harimo imyanya, hari imyanya bahagaze hanze, binjire. Kongera abari inyuma bari gusakuza, abari inyuma muri gusakuza.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu yorane na hamwe. Nyagasani ukunda ibiriho byose, ntugira icyo wanga mu byo waremye, kandi ntiwita ku byaha by'abantu igihe babyicujije, ubagirira imbabazi kuko uri Nyagasani Imana yacu. Bavandimwe, kuri uyu munsi uwa gatatu w'ivu, umunsi dutangiraho igisibo, umunsi dutangiraho iminsi 40 yo kwicuza, kwigomwa, kwigorora n'Imana. Duteraniye muri iyi ngoro ntagatifu, turi abarezi n'abanyeshuri, kugira ngo twiture Imana. Mbere na mbere mu gisobanuro cy'Ukarisitiya, gushimira Imana. Tuje gushimira Imana kubw'imbabazi zayo, kubw'ubuntu bwayo, ikomeje kuturinda, ibana natwe abanyeshuri, ibana natwe nk'abarezi, nta gikuba cyacitse. Tuje rero gutangira iki gisibo, umunsi wa gatatu w'ivu, dutangira urugendo rwo kwigorora n'Imana, tukareba bya bindi byose byatujyanaga kure ya Nyagasani, tukiyemeza kwivugurura no kubyanga kugira ngo twakire umukiro Umukiza duha. Tuje rero muri iyi Ukarisitiya ntagatifu kugira ngo dushimire Imana yabanye natwe mu gihe cyashize. Abanyeshuri turimo turitegura n'ibizamini kugira ngo tuzabyinjiremo amahoro, tuzasoze igihembwe amahoro. Ni umwanya rero mwiza wo kwegerana, twegera Imana, twongera tukigorora nayo. Ku wa gatatu w'ivu rero, muri liturujiya y'uwa gatatu w'ivu, umwanya wo kwicuza, twari tuzi Padiri atumira abakristu, atumira ikoraniro, tibavandimwe ni mucyo twanga ibyaha byacu. Uwo mwanya usimburwa
n'igice turaza kugira cyo gusabira umugisha ivu ndetse no kurisigwa. Ariyo mpamvu ngiye kubatumira ngo dusabire hamwe ingabire ziri budufashe muri iki gisibo kuduherekeza kugira ngo tunogere Imana kurushaho. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, dutabare mu ntambara ya gikristo dutangiye twihana, kugira ngo kwigomwa kwacu kudufashe kurwanya abanzi batuzitira mu nzira ikugana. Kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekanwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Na n'ubu kandi uwo n'uhoraho ubivuze, nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye. Nimushishimure imitima yanyu aho gushishimura ibyo mwambaye, maze mugarukire uhoraho Imana yanyu, kuko agwa neza akanagira impuhwe, atinda kurakara akaba n'indahemuka, kandi ntakunda guteza ibyago. Hari uwabimenya se? Ahari wenda ntiyazisubiraho, ahari wenda icyago ntiyazagisimbuza umugisha, akongera gushimishwa n'amaturo n'ibitambo mwatura uhoraho Imana yanyu. Nimuvugirize ihembe Siyoni, mutangaze hose igisibo gitagatifu, kandi mutumize bose mu iteraniro. Nimukoranye rubanda, muhamagaze ikoraniro ryose, nimukoranye abasaza n'abato ndetse n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, umugeni nawe nave mu cyumba cye. Abaherezabitambo ari bo bashinzwe imirimo y'uhoraho, nibaririre hagati y'umuryango w'ingoro n'urutambiro. Nibatakambe bagira bati, uhoraho babarira imbaga yawe, uyikoze isoni umurage wawe, ngo amahanga awuhindure urw'amenyo. Ni iki cyatuma amahanga bavuga ngo, mbese Imana yabo iba he? Nibwo uhoraho agiriye ishyaka igihugu cye, maze ababarira umuryango we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Nyagasani, koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere, uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge.
ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe kandi unkomezemo umutima wuje neza. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaze ibisingizo byawe. Nyagasani, turememo umutima usukuye, maze utuvugururemo ibitekerezo biboneye. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu gitabo cya Mutagatifu Pawulo umwe yandikiye Abanyakorini. Bavandimwe, ubu rero duhagarariye Kristo, nk'aho Imana ubwayo yabashishikarije muri twe. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Utigeze arangwaho icyaha, Imana yamugize impongano y'ibyaha, kugira ngo muri we duhinduke abatunganiye Imana. Ubwo turi abafasha Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti, mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'ubukorerwe naragutabaye. Ngiki rero koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri,
baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu kusiba, ahubwo bimenywe na so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Kristu Yezu akuzwe. Abo muri primaire bashyire hejuru, bagire gutya. Abo muri primaire muraho neza? Amakuru murakomeye? Yego. Abo muri segonderi nabo bagire gutya turebe. Abo muri segonderi harimwo abayobewe ari abaki. Yezu akuzwe. Yezu akuzwe. Tuje rero kuri uyu wa gatatu w'ivu, witwa uwivu. Akaba ari umunsi nk'uko twabivuze mu ntangiriro, utangira iminsi 40 yo kwigomwa, twegera Nyagasani kurushaho. Ni umunsi udutegurira Pasika, ko dutangiye igisibo. Igisibo kikaba kigizwe nyine n'iminsi 40. Kaba ari igihe umukristu yinjiramo muri uyu munsi wa gatatu w'ivu, akakinjiranamo imbaraga sumbye zari zisanzwe, kuko ni igihe nk'uko tuzagenda tubizirikana Sekiba twibasira. Sekibi yibasira wa wundi wumviraga, agatangira amwumvisha ko kumvira ari igihombo, maze agatangira arenga ku mategeko amwe n'amwe n'amabwiriza, maze akaba rimwe na rimwe yabizira. Yezu akuzwe. Igisibo gitangizwa n'uyu wa gatatu w'ivu. Ivu tuzi nk'ikintu kiboneka nyuma y'uko hatwitswe ibintu byinshi. Ibintu byinshi y'ibyatsi babitwitse, haboneka ivu y'impapuro bazitwitse, haboneka ivu y'imyenda bayitwitse, haboneka ivu n'ibindi. Kuri uwo munsi rero wa gatatu witwa w'ivu, dusigwa nyine ivu riba ryavuye mu mashami tuba twarazunguje ku cyumweru cya mashami cya Pasika yabanje cy'umwaka atambutse. Niyo mashami dutwika, imikindo arya tuzana, niyo rero twegeranya, maze ku wa kabiri igihe cyagenwe agatwikwa, kavamo ivu dusigwa. Ivu risobanura ubwicishe bugufi. Tubibona mu byanditswe bitagatifu ahantu henshi. Tugiye mu gitabo cya Yonasi, turabona aho Yonasi yari yatumwe mu mujyi wa Ninivi kuburira abatuye uwo mujyi ko bagomba kwisubiraho. Mu minsi 40 hagiye kuzaba ibintu
bitari byiza nimutisubiraho. Maze umwami, abaturage ndetse ngo no kugera ku matungo bivuruguta mu ivu, bambara ibigunira nk'ikimenyetso cy'ubwicishe bugufi, maze Nyagasani abona ubwicishe bugufi bwabo, maze abarinda igihano bari bagenewe. Ivu rero nk'icyo kimenyetso cy'ubwicishe bugufi niryo dusigwa kuri uyu wa gatatu, maze natwe mu bwicishe bugufi tukemerera Imana ko twemeye kugendana nayo, tukemerera Imana ko dufashe icyemezo cyo kutayigomera, dufashe icyemezo cyo kuyikurikira, kuyemera no kuyizera muri byose. Yezu akuzwe. Ubwo bwicishe bugufi nibwo busigurwa, nibwo amagambo turi bubwirwe mu gusigwa iryo vu agaragaza. Uburyo bwa mbere ni ibuka ko wavuye mu gitaka kandi uzagisubiramo. Ko sobanura ko nyine ko turi aha ngaha, bitinde bitebuke, bibi bya kera cyangwa ibya hafi, tuzagenda. Bikaba rero umwanya wo kwibutswa, umwanya wo kongera kubwirwa ko twavuye muri iryo vu, twavuye muri ubwo busabusa, twavuye muri utwo tuntu tudafite agaciro, kandi ni natwo tuzasubiramo. Tukaboneraho kwakira umugenzo w'ubwicishe bugufi, kwakira umugenzo w'ubwiyoroshye, kwakira umugenzo wo kwemerera Imana akaba ari itwiyoborera, kwakira umugenzo w'ubwicishe bugufi wo kwemerera Imana ikatuyobora, nka wa mwana w'igitambambuga umubyeyi afata akaboko akamugendesha. Ni nacyo amasomo matagatifu atweretse kuri uyu munsi, aho mu isomo rya mbere twabonye ry'umuhanuzi Yoweri udusaba kudashishimura imyambaro, ahubwo tukashishimura imitima. Yezu akuzwe. Gushishimura imitima bishatse kuvuga iki? Gushishimura imitima yacu ni ya mitima nyine Nyagasani akeneye, yamenetse, yifuza ko Nyagasani yayituramo. Imitima yari ikiri amabuye ikongera ikaba umutima w'inyama, maze ikakira ugushaka kw'Imana, ikakira amategeko ya Nyagasani, kandi tukayakurikiza. Gushishimura imyambaro batubujije ni ibyo mu ivanjiri bagarutseho, ni izi ngero eshatu batanze zo gutanga imfashanyo, gusenga ndetse no kwigomwa, kwiyiriza. Ntabwo ngo tugomba kubikora kugira ngo abantu babibone, babimenye, ahubwo tugomba kubikora kubera icyubahiro dufitiye Nyagasani, kubera icyifuzo dufite kugira ngo tugarukire Imana. Ese muvandimwe, waba ujya usenga? Niba ari yego, komerezaho kandi ushyiremo imbaraga. Niba utasengaga, bikubera umwanya wo gusenga, kandi ubishyizeho umwete, kandi ubishyizeho ubushake bwose, kuko kubaho udasenga, hari umuvandimwe wabiririmbye, kubaho udasenga ni ugusenyuka, ni nk'umubiri ngo utarya. Yezu akuzwe. Ese waba ujya wigomwa kugira ngo ugire icyo uha mugenzi wawe? Niba ari yego, komerezaho ndetse unarusheho. Niba bitari byo, utajya kubikora, shaka ukuntu wagira icyo ufashisha mugenzi wawe, uhereye ku mwanya. Hari abantu batakibonera bagenzi babo umwanya. Umuntu akakuhamagara, umuntu akakwifuza ko mwaganira, akifuza ko wamugira inama, wowe ukamushibura.
ntumubonere umwanya. Ni umwanya rero mwiza dutangiye kugira ngo dufashe bagenzi bacu ku byo dufite, imyambaro dufite. nta yindi njya nkunda kubivuga, umwambaro umara ukwezi utawambaye ntabwo uba ukiri uwawe. Ufashishe mugenzi wawe kuko hari uwambaye ubusa. Icyo kwigomwa, gusiba kurya, abenshi hano ntabwo mubyemerewe, kuko gusiba kurya abana ntibabyemerewe, abana ntibabyemerewe, abarwayi ntibabyemerewe, abantu bakuru guhera kuri 65 ntibabyemerewe, kuko nyine nta mbaraga baba bafite. Ariko ufite imbaraga agomba kugira icyo cyifuzo, akagira uwo mugambi wo kwigomwa icyo yari gufungura, akakigenera mugenzi we utakibonye. Yezu akuzwe, Yezu akuzwe. Yezu mu ivanjiri yatubujije kubikora kugira ngo abantu batubone, kugira ngo abantu bavuge ngo uriya ngo arasenga cyane, uriya arigomwa cyane, uriya aratanga, arafasha cyane. Aho ngaho ngo baba bamaze kubona ingororano yawe, biba byarangiye nyine. Mu ijuru ntacyo uba wandikishije. Dusaba Imana rero kugira ngo ibyo byose tuzabikore muri iki gisibo twandikisha mu ijuru. Icyo ndajya njya gukora cyose njye nibaza, ese ndi kugikora kubera ikuzo ry'Imana cyangwa ndi kugikora kugira ngo abantu bandebe, bamvuge, banshime, banshimagize. Yezu akuzwe. Dusaba Imana rero muri iyi aventure dutangiye, aventure dukunda gusobanura nk'uburyo ushobora gufatana urugendo umuntu ariko utazi iyo uri kugana. Twe rero turagana kuri Pasika ya Nyagasani, tugiye gukorana rero aventure na Nyagasani y'urugendo rw'igisibo. Tumwinginge kugira ngo adutabare, tumwinginge kugira ngo aduhe imbaraga. Nawe wageragejwe, giye mu butayu iminsi 40 maze akageragezwa. Sekibi ikintu yamugerageje ahereye ku nda. Yezu akuzwe, Yezu akuzwe. Natwe dufite inda, sibyo? Dufite inda kandi iri imbere, sibyo? Muri iki gihe cy'igisibo muzagira inzara mutagize ikindi gihe. Noneho nuzajya ujya no kurya ubona utwo baguhaye, atuba ariko mama azi ko utungutu hari aho twankora, ucure bagenzi bawe. Yezu akuzwe. Bizaba umwanya wo kuvuga ngo iki ni ikigeragezo cya Sekibi, atahubwo Nyagasani shimwa ko utuntu ubonye, ubundi urye utwo ubonye. Yezu akuzwe. Nyagasani azadufashe kugira ngo icyo gishuko, icyo kigeragezo cy'inda ntituzakigwemo. Inzara izaturya kurusha uko byari bisanzwe. Bamwe ndetse ubu ku mutima bari kuvuga ngo ahubwo padi gira vuba dore wadutindi, sibyo? Ariko dusaba Imana kugira ngo izaduherekeze, tuzabane nayo. Iki gihe cy'igisibo ni igihe bariya bavandimwe bo muri segonderi bazagenda babwirwa mu mutima ngo ariko iki ngiki n'ubundi uri kumvira animateri, uri kumvira perefe, ngo bigende gute, ngo harya ngo ni ukugira ngo umwana mwiza ubaye ingegera wabiki. Yezu akuzwe. Ni igihe muzagwa mu bishuko binyuranye byo kutumvira. Bavandimwe muzabe maso, mujye mubwira Sekibi ati hoshi Sekibi.
musubiremo ati hoshi, ngaho mubivuge byose. Abo muri primaire mubivuge twumve, abo muri segonderi twumve. Ni benshi, ibyo nabyo muhise mugwa mu mutego, mufite amajwi ariko ntimushoboye kuvuga. Abo muri segonderi muvuge hoshi Sekibi, tugende. Ngaho twongere. Yego, tuzabwire Nyakibi ati hoshi Sekibi. Hoshi Sekibi, tuzaharanire ko Nyagasani tumwumvira kandi aduherekeze mu buzima bwacu bwose. Bityo rero isengesho rizatubera ikivumbikisho kizadufasha kurwanya Sekibi, guharanira kumvira, tugaharanira kubahiriza amategeko uko tuyasabwa, tugaharanira gukomera ku Mana, tugaharanira kubahiriza amategeko y'Imana. Cya kabiri, tuzaharanire muri iki gihe cy'igisibo, tuzaharanire kwigorora n'Imana. Muri ihe sakaramentu, irihe sakaramentu, irihe sakaramentu, penetensiya, tuzayihabwe kenshi, kuko iyo tutayihawe kandi ndi turi abamarayika tukagwa mu kibi, n'ejo Sekibi akongera akadushuka, twumva ko n'ubundi ngo ntacyo twabaye, nacyo tukakigwamo. Ariko iyo twigoroye n'Imana tuba dukeye ku mutima, ubundi Sekibi yakongera gukomanga tukamubwira ngo hoshi. Yezu akuzwe, Yezu akuzwe. Iryo sakaramentu tuzarihabwe kenshi, tuzarihabwe kenshi. Dusanga abasaseridoti bacu tubasabe iryo sakaramentu, bazariduha, barahari. Maze twikubita imbere y'Imana, twikubita imbere yayo, tuyibwire ti dawe naracumuye, ibyaha byanjye nibi. Ukabivuga, ubundi padiri akakugira inama, akagusaba kuza gukora umwitozo cyangwa kuvuga isengesho runaka, aricyo cyiru dutanga. Ikiru mu by'ukuri kitari mu rwego rwo kwishyura ngo uko twagomeye Imana, ahubwo ari uwo mwitozo udufasha kwakira ingabire y'Imana, izo mpuhwe zayo, maze tukavuga isengesho ryo kwicuza ibyaha. Umusaseridoti akagusabira absolution, imbabazi ku Mana, maze kakubwira ati genda amahoro, nawe ukavuga turayahorane nawe. Yezu akuzwe. Yezu akuzwe. Iki gihe rero kandi umwitozo wa gatatu uzatubera umwanya wo gusangira n'abandi, gusangira n'abandi muri twa tundi duke dufite. Twabonye ko nta mukene uriho ubuze icyo yatanga, nta n'umukire uriho ubuze icyo yasaba Imana. Twese tuzafashanye mu bukene bwacu, maze tubashe guterana inkunga. Abanyeshuri, ufite amakaramu 2 afashe mugenzi we udayifite, umutize. Ntiwishimire kuba uyifite mu gakapu kandi ubona mugenzi wawe atari kwandika. Murabyemeye? Ababyemeye bagire gutya. Tuzafashanye, ya myambaro dufite tuzayifashishe bagenzi bacu, bya bindi byo kurya dufite tubifashishe bagenzi bacu, n'ibindi n'ibindi. Tusaba Imana rero muri igitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo iduhe imbaraga zo
kwemera ikatuyobora ikatugenza maze tukabasha kuyiringira kuko ariyo mugenga w'ubuzima bwacu bwose. Tuyinginge rero muri igitambo cy'Ukarisitiya, kandi nta shiti izaduha imbaraga, nta shiti izaduherekeza, nta shiti izadutera umwete wo gutsinda ibishuko bya sekibi dushobora kuzahura nabyo. Ngaho rero turabinginga mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, wowe udusabye uyu munsi ngo tukwemerere, tugucire bugufi maze utwigarurire. Nyagasani Imana, duha imbaraga zo gutangirana ibakwe iki gihe cy'igisibo, duha imbaraga zo gutangirana ibakwe uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwigorora nawe, duha imbaraga zo gutangirana ibakwe maze duhagurukire isengesho, tugusange nk'uko umwana asanga umubyeyi, tukwizeye, tugukunze kandi tukwiringiye. Mana yacu, duha imbaraga zo kwigorora nawe igihe twagucumuyeho. Nyagasani, twigengesere ku mategeko yawe, amategeko yawe atanga ubuzima, amategeko yawe atanga ubugingo, maze ibi bihe turimo bibashe kuduherekeza koko tubashe kukunogera gusumba uko twari dusanzwe. Mana yacu, duha imbaraga zo gushishwa n'ikibi, kidushishe tugihunge, maze twizirike ku cyiza, maze tukurangamire muri byose. Roho wawe natuyobore ubu n'iteka ryose. Amen. Duhaguruke dusabire umugisha iri vu tugiye gusigwa. Bavandimwe, ni mucyo twinginga Imana Data ngo asesekaze umugisha we kuri iri vu tugiye gusigwa ku gahanga, kugira ngo twihane ibyaha byacu. Nyagasani Mana yacu, wowe udashaka ko abanyabyaha bapfa, ahubwo ukifuza ko bahinduka bakakugarukira, gira impuhwe wumva amasengesho yacu, maze ku mbabazi zawe uhe umugisha iri vu twageneye kwisiga ku gahanga, kugira ngo twerekane ko twavuye mu gitaka kandi tukazasubira mu gitaka. Umwete wo kwihana muri iki gisibo uduheshe imbabazi z'ibyaha twakoze, turonkere ubuzima bushya, bityo twishushanye n'umwana wawe wazutse, Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Korali iradufasha n'indirimbo zo mu gisibo.
ashobora kumenyesha umuntu kwizera umwami Yesu Kristo. None nsigaye nzimana niyindimira umunani wanjye, nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka. Nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka. Iminsi yanjye nsigaranye yo kuva muri iyi si ndimo, hari ubwo ntigira amahanga ndetse n'umubabaro mwinshi. None nsigaye nzimana nindindira umunani wanjye, nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka. Nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka. Umusaraba Yesu umukiza wacu, ku musaraba waradukijije, udutangirira iciro cy'ibyaha, uzinduwari watwigaruriye, Nyagasani turabawe. Umusaraba watweretse urukundo, ku musaraba ntibagirwe, tukomeze kuba dukunze, tujye twita ku
musaraba yaduhaye umubyeyi ku musaraba twabonye mariya eva yari yaratumuye twese naho mariya agaturikira twiringiye umubyeyi
turakomeza igitambo dutura. bavandimwe nimusabe kujyana igitambo cyanyu nicyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani yakita muhereje musingizo nikuzo kandi cyujuje akamaro kikagena kizuze ntagatifu. Dusabe. Nyagasani mu ntangiriro y'igisibo duhimbajwe no kugutura iki gitambo, tugusaba ngo ibikorwa byo kwihana n'iby'urukundo biducogozemo irari ribi, maze nitumara gukira ibyaha tuberwe no kwizihiza ibabara ry'umwana wawe kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane na hamwe.
imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. dushimire nyagahasani imana yacu. ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, mana ishobora byose, ugahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. kuko wowe nyir'impuhwe, uko umwaka utashye uha abayoboke bawe kwitegura ibirori bya Pasika mu byishimo n'imitima isukuye, kugira ngo igihe bashishikariye gusenga no kugaragaza ibikorwa by'urukundo kandi bakibanda ku masakaramentu wabahereyemo ubugingo bushya, bibageze ku butungane bukwiriye abo wagize abana bawe. Cyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: koko nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu, turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ubare n'upfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumirwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora b'urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, turamamaza urupfu rwawe nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe igihe uzazira mu ikuzo. None rero nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro,
tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera twaguheza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi yose, maze uwege urya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa Altari bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya mubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze ku bihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we, umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kabidutegeka kandi ngo akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure uduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyaha. Nyagasani, turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe twitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byo Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe amahoro kandi wimbe mu bumwe, wobaho gatiye iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro.
hahirwa abatumiwe ku meza ya nyagasani, dore ntama w'imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. nyagasani sinkwiye ko wakinjira mu mutima wanjye, ariko kuvuga ngo yanjye gakira.
roho wa yezu ntunganye, umubiri wa yezu nyirokorere, amaraso ya yezu nsabemo, mazi yavuye mu rwa yezu nywagira ibyaha, ububabare bwa yezu nkomeze, yezu nyiri bamunyiteho, ishimwe ibikomere byawe, ntuzaye ntandukana nawe, andinda umwanzi gica, umunsi napfuza wampamagare, tegeke kuza iwawe, dusingize iteka mu mutagatifu bawe, amen. uzirikana amategeko y'Imana amanywa n'ijoro azera imbuto igihe kigeze. Dusabe. Nyagasani turakwinginze, iri sakramento tumaze guhabwa niritubera ikiramiro, maze ukwihana kwacu kukunogere kandi kudukize kubwa Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuzwe. Tube twicaye akanya gato
hari abavandimwe bari muri komisiyo y'umuhamagaro, ndagira ngo umwe yegere imbere aze niba hari icyo yiteguye kutubwira. Yezu akuzwe. Batega amatwi rero badasakuza, mwihangane tugiye gusoza. Ndagira ngo bunamira ritari maze begere hano. Turabaha iminota itatu. Kristo Yezu akuzwe. Duhagaze hano duhagarariye komisiyo y'umuhamagaro hano muri paruwase. Hanyuma ubutumwa dushaka kubagezaho nk'urubyiruko ni ugushishikariza urubyiruko rwo mu mashuri, cyane cyane groupe scolaire Saint Vincent Paroti Gikondo, abashaka kwinjira muri groupe vocationnelle ikorera hano kuri paruwase. Hanyuma tukaba tubasaba ko ababa babyifuza nyuma ya misa batureba bakiyandikisha, ariko n'ikindi gihe kuko iyo groupe ikora ku cyumweru cya kabiri n'icya kane hano kuri paruwasi. Rero tukaba tubashimira uburyo muzitabira iyo gahunda. Ni ukuvuga muri groupe vocationnelle dufasha urubyiruko gusobanukirwa n'ibijyanye n'umuhamagaro bifuza kuzajyamo. Ni ukubafasha kwiyumvamo ibimenyetso bibategurira kwinjira mu muhamagaro wabo, n'izindi nyigisho zibafasha kwegera Nyagasani ndetse no kuba abakristu beza. Ababikira hicaye n'abafureri. Ubwo rero ni muri urwo rwego iyi komisiyo yari ifashe uwo mwanya kugira ngo ibabwire, ibatumire, maze uwiyumvamo uwo muhamagaro akaba atari kumenya akaguru yabyiniraho yabasanga, maze gafatanya gusenga hamwe n'Imana, buri wese akabasha kumenya umuhamagaro we, dore ko Nyagasani ari we uduhamagara. Yezu akuzwe. Ndagira ngo twakire abashyitsi. Ndagira ngo twakire abo muri primaire bo mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Vincent Paroti. Bahaguruke tubaha amashyi. Barakoze cyane, bicare. Ndagira ngo twakire abo muri segonderi bo mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Vincent Paroti. Barakoze. Ndagira ngo twakire Ecole primaire ya Kinunga, nabo bahaguruke tubakire. Yego, turabashimiye cyane rero ko banitabiriye, kandi Nyagasani akomeze abayobore. Yezu akuzwe. Ubundi rero tugiye gutangira ibizamini mu minsi iri imbere. Mbifurije amahirwe masa, muzatsinde neza kandi mukure mu bwenge no mu bwitonzi. Bizarushaho kuba byiza nimunogera Imana ndetse
n'abantu. Yezu akuzwe. Tugiye kwakira umugisha rero uzaduherekeza muri iki gihe cyo kwisubiraho, igihe cyo kwigorora n'Imana, igihe cyo gusenga cyane cy'igisibo. Umugisha kandi uduherekeza no muri ibi bihe by'ibizamini tugiye kugeramo mu minsi iri imbere. Buri wese rero aho ari arapfukama maze twakire uwo mugisha. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Nyagasani Imana Data Nyirimpuhwe, wabahaye urugero rw'urukundo ruhebuje mw'ibabara ry'umwana we w'ikinege, nabahe kurongera ingabire itagereranywa y'umugisha we mu byo mukorera Imana n'abantu, kugira ngo mwebwe abemera ko mwakijijwe urupfu rw'iteka mubikesha uwo mwana we w'ikinege witanze hano ku isi, muronke ingabire y'ubugingo buzahora witeka. Maze nimukurikiza inyigisho ze z'ukwicisha bugufi, muzasangire nawe ikuzo ry'izuka. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Inshuti babyeyi bakristo bavandimwe mwadukurikiye kuri YouTube channel Paroisse Vesa Paruti Gikondo, igitambo cya misa cyaberaga hano kirahumuje. Ni igitambo cya misa cyo gatatu w'ivu, igitambo cya misa cyihariye kuko cyahuje itsinda ry'abanyeshuri gusa. Ni itsinda ry'abanyeshuri biga hano Gikondo muri groupe Vesa Paruti Gikondo primaire na secondaire, ndetse n'abanyeshuri bo baturanyi bacu hano ku Kinunga. Akaba rero cya gitambo cya misa kitabiriwe cyane n'urubyiruko, aho baje nabo gutangirana n'ababyeyi babo n'abandi bakristo urugendo rw'iminsi 40 yo kwigisibo, twibuka ubabare n'urupfu bya Yezu Kristo bizasozwa n'umunsi mukuru wa Pasika. Uyu munsi rero nk'uko twabibonye, misa ya mbere yabaye misa yo gutangiza ku mugaragaro igihe cy'igisibo, umunsi wo gusigwa ivu. Uyu mwanya ukaba ari umwanya wihariye wagenewe abanyeshuri, ukaba ari umugenzo mwiza paruwasi n'ibigo by'amashuri byafashe kugira ngo n'abana bakure bafite iyo ndangagaciro y'ubukristu yo kumva ko
bafatanya n'ababyeyi babo n'abandi bakirisitu kwinjira mu bihe bikomeye bya kiliziya, nko muri iki gihe aho basabwa gusenga, kwicuza no kwigomwa, nabo bakumva ko bafite icyo bagomba kwigomwa. Mu kanya rero nk'uko padiri mukuru yabyibukije, tukaba twinjiye muri aventure, nk'uko yabibwiye ati twinjiye muri aventure na Yezu, akaba ibyo tugomba gusabwa kwigomwa. Mu kanya rero nkaba ngiye kuganira n'umunyeshuri umwe ngira ngo nawe aze atubwire ingamba ajyanye afashe muri igitambo cya misa. Watwibwira? Amazina yanjye ni Hategekimana Boris, nanjye nkaba ndi umuhereza wo kuri ino paruwasi ya Gikondo. Boris, usanzwe umuhereza ariko wiga hehe? Niga ku rwunge rw'amashuri Saint Vincent Paroti, nkaba ndi mu mwaka wa mbere. Umwaka wa mbere Saint Vincent Paroti Gikondo. Mu nyigisho padiri yatanze yibukije ko muri igihe cy'igisibo dutangiye tugiye gukorana urugendo na Kristu, aho yavuze ati ubu ngubu tugiye gukorana aventure na Yezu. Muri izo gukorana aventure na Yezu yabikije ati tugomba gusenga, kwigomwa ndetse no gufasha abakene. Ese izo ndangagaciro, izo ngingo eshatu urumva muri iki gisibo, cyangwa se ni iki uvanye muri uyu munsi wo gusigwa ivu? Ikintu mvanye muri uyu munsi wo gusigwa ivu, abenshi baba bakora ibyaha bakaza kwisigisha ivu, ariko ibyo byaha bakabikomeza. Icyo ngewe nababwira ni uko bagomba kuza bakagira padiri akabaha penetensiya, nk'uko Imana izi yuko natwe dukora ibyaha, bakazajya baduha penetensiya, noneho ubundi tugasukurwa umutima. Hari ibyaha akenshi dukunze gukora ntitubyiteho, twumva twatworoheje, cyane cyane nk'abanyeshuri, kwiba ikaramu ya mugenzi wawe, guca impapuro mu ikaye. Ese nk'ibyo ngibyo muri igihe cy'igisibo ni izihe ngamba noneho ugiye gufata muri igihe cy'igisibo iminsi 40 tugiye kumara? Ingamba ngiye gufata ni uko ngomba, niba nibye agakaramu ka mugenzi wanjye, ngomba kugamusubiza. Noneho ni ku muntu we udafite nk'ibyaha, benshi baba batayifite, niba umuntu bagiye gukora nk'urugero isuzuma bumenyi akaba n'akaramu afite, aba agomba kumutiza kugira ngo nawe akore isi. Kumutiza ko yavuga ati tugomba no kumenya gufasha abavandimwe bacu batwegereye. Ukabona nka mugenzi wawe mugiye kwandika note cyangwa homework, ugasanga nta karamu afite cyangwa ugasanga papuro rwashize, aho kugira ngo murebere gusa ukavuga reka nanjye sharinge nawe muhe papuro cyangwa agakaramu. Boris, turagushimiye. Noneho n'icyo wabwira noneho muri rusange nk'abana mu byerekeranye n'umugenzo noneho wo gusenga? Icyo nababwira ni uko bazajya basenga cyane, ku babyemerewe bazajya baniyiriza, ariko ku bana ntabwo baba babyemerewe nk'uko padiri yabitubwiye. Tugomba gusenga cyane dusaba penetensiya, kandi tukirinda gukora ibyaha byinshi, kuko hari igihe iyo ukoze ibyaha ugenda nk'urugero kudasaba penetensiya, ukagenda unabura n'umwanya, uzajya ukora ibyaha bimwe na bimwe ukajya gusaba penetensiya. Yego Boris, rero twifurije igisibo cyiza dutangiye, kandi ukomeje kwifuriza n'izo nshingano zo kuba ufatanya guhereza, umurimo w'ubuhereza n'umurimo wo kwiga. Ese tugarutse kuri uwo murimo w'ubuhereza, hari aho ubona bikubangamira mu nshingano zo kwiga? Oya, ntabwo bimbangamira, akenshi hari igihe biba bihuje. Yego, hari igihe nk'urugero ntabwo tugenda tugiye kwiga guhereza, hari n'igihe tuba tugiye no kwiga bimwe byo gusezerana. Hoya, hari n'igihe tugenda bakajya kutwigisha andi masomo bitewe n'umuntu bateguye bijyanye n'ubuzima bwa Yezu Kristo. Turagushimiye Boris, kandi twifurije igisibo cyiza. Muramusi mwiza. Tumwe n'undi munyeshuri rero hano ku kindi kigo, kuko iyi misa yitabiriwe n'abanyeshuri bavuye ku bigo bitandukanye, groupe scolaire Saint Vincent Paroti primaire na secondaire. Ariko tukaba turi kumwe n'undi munyeshuri hano, nawe aratwibwira, ndabona handitseho Kinunga. Uratubanza kwibwira? Bayita Irakoze Fiston, wiga hehe? Kinunga primaire, secondaire, maternelle? Primaire mwaka wa kangahe? Wa gatandatu. Ugeze usanzwe uza mu misa ahangaha? Fiston, utangiye igihe cy'igisibo, mwumvise inyigisho padiri yatanze, niki uvanyemo kuri uyu munsi w'isigwa ry'ivu? Ikintu mvanyemo nuko abana badakwiye kwiyiriza, abantu bari hejuru y'imyaka 60 n'abantu badafite intege, kuko byabaviramo ingaruka.
ariko hari nk'aho yavuze ati hari ingingo eshatu: gusiba, gusenga no gufasha. Muri izo ngingo eshatu twavuga ko ari amashyiga atatu agize igihe cy'igisibo. N'iki wowe wumva uzashyiramo imbaraga? gusenga no gufasha. Gusenga no gufasha. Usanzwe rero uri mu wa gatandatu, usanzwe usengera hano, ubona mu kigo wigaho bagenzi bawe bijyanye no gusenga mu kigero murimo babyitabira bate? Ibyo bageze mu mwaka mukuru ngo bagomba kwiga kandi rero padiri mu nyigisho yatanze yagarutse kuri urwo rugendo ugiye kujyana rw'abakirisitu mu minsi 40, ariko aravuga ati ntabwo tuzagenda twenyine, ni aventure tugiye kujyana na Kristo. Kuvuga ngo ni aventure, urwo rugendo, iyo cheminoma mugiye kujyana na Kristo, wowe urumva uzajyana na Kristo gute? nzajyana nawe nubahiriza amategeko nasenga nk'ibisanzwe. Amategeko uzubahiriza ni ayahe? Aya kiliziya, ay'igihugu, ay'ishuri, ni ayahe? Yose. Ubwo ngubwo rero tuvaje nk'amategeko y'ishuri, ariko kandi yavuze ati kwigomwa cyangwa se gufashanya muri igihe cy'igisibo. Hari igihe ushobora kubona nk'umunyeshuri mugenzi wawe hari ikintu yabuze, ntutegereze ko baraza kurinda kubikubwira, cyangwa avuga ati reka nawe afite ababyeyi be nawe yirwaneho. Ese iki gihe cy'igisibo kizakwibutsa iki mu gihe kijyanye no kwigoma cyangwa se gufasha? Kizanyibutsa ibintu nakoreye bagenzi banjye bitari byiza, nzaze mbakorera ibintu byiza, ngendane na Yesu Kristo. Ngaho gira ubundi butumwa waha abagenzi bawe b'abanyeshuri, ari abaje hano cyangwa se abataje mu kigero cyawe, uburyo cyane cyane ab'abakirisitu ndetse n'abandi, uburyo bakwiye kwitwara muri iki gihe cy'igisibo. Bagakwiye kwitwara bubaha Imana, basenga, bakubahiriza amategeko y'amashuri, ay'igihugu, amategeko yose, bagendana na Yesu Kristo neza, kuko ari abasuzugura Imana bakavuga ngo ntacyo bivuze, ntibabyubahe. Mbere yo gusoza, abari kububone mu kanya usohotse muri kiliziya cyangwa muri iyi misa, barakubonana umusaraba ku gahanga, urababwira ko ari iki? Ndababwira ko ari isigwa ry'ivu ryo kunzana mu maraso mashya kugira ngo ngendane na Yesu Kristo. Padiri atanga asobanura ivu, yibukije ko ari uburyo bwo guca bugufi, kwemera ko Imana, ugaca bugufi ugaha icyubahiro Imana, ukemera ko ukivuga ko turasubira mu butaka nanone. Fiston rero twifurije igisibo cyiza, kandi n'izo ngamba wafashe Imana izabigufashemo. Twifuje kandi n'amasomo meza, twivuze ko mugiye gutangira amasomo, ubwo ibizamini, ubwo twifuje no gutsinda. Ndabibifurije, murakoze asante. Ngaye nguko rero bakristu babyeyi mwadukurikiranaga ku gitabo hano i Gikondo, igitambo cya misa na akaganiro gato tujyanye ingamba bavanye ngaha mu cyane muri ntangiriro z'igisibo ku munsi wo gusigwa ivu. Muvise ko nabo bafite ibyo bagomba bavanye mu ingamba, kandi kugira ngo bazabe bafashe byinshi tugomba kubafashamo, tureka urugero cyane ko kurera no guhozaho